bakunzi ba Oxygen TV twongeye kubasuhuza abari hirya no hino ku migabane itandukanye. Uyu munsi rero nifuje ko tuganira, ese tugiye kuganira na bande, ngira ngo murababona imbere ya screen zanyu. Turagira ngo mubanze mutubwire amazina yanyu. Reka duhere ku mukobwa. Amazina ni? Murakoze. Amazina yanjye ni Wibabara Jennifer. Hari ibindi se burara? Okay, ni ibyo ibindi turaza kubigarukaho. Hanyuma amazina yawe wowe ni? Ya murakoze. Amazina yanjye nitwa Rukundo Theogene. Rukundo Theogene. Ubwo ni dufite angaha Theogene tukagira na Jennifer. Yes. Reka rero dutangire ikiganiro cyacu twihuse. Uyu munsi nifuje kugira ngo tuganire. Tumaze iminsi tubona urukundo rwanyu kuri social media, navuga kuri channel ya Nitilove na Jen. Ya Tilove ntibeshye. Tumaze iminsi tubibona, niyo mpamvu twifuje ko kugira ngo tubaganirize mutubwire ku rukundo rwanyu. Ese muriteguye? Yes, turiteguye. Nta kibazo, turiteguye. Okay. Reka dutangire. Hanyuma se urukundo mwatangiye kumenyana ryari? Hashize igihe kingana iki muri mu rukundo? Reka duhere ku Elena Jennifer tubwire. Sheri, bani hayashize nk'umwaka na imyaka 2 iri hafi. Okay, nubwo aguhereyeho reka ni ijambo bivuge na kibazo. Ntacyo. Kuba ko turi umwe reka. Wabaje ikibazo cyiza ngo twatangiye kumenyana ryari? Twamenyanye mu 2020. Mu 2020. Ubu tugiye kumara umwaka n'amezi hafi 8. Umwaka n'amezi 8. Yes. Okay. Ari 8. Okay. Ngaho rero ni mutubwire mu ncamake, ese mwamenyanye gute? Mutubwire mu ncamake, nabwo yenda ubundi inzira y'urukundo ni inzira ndende pe. Ni inzira ndende, ariko none mutubwire mu ncamake mwamenyanye gute, mwahuriye he, ni mutubwire. Reka ntacyo reka noneho Jennifer nawe atangire atubwire uburyo mwamenyanye. Nta kibazo. Murakoze. Uburyo twamenyanye muri film. Ari director wanjye muri film yitwa Kaga. Ya nyine ari we uyoboye film. Turayikorera arangira. Hashira n'igihe kinini turi aba besto basanzwe ba hafi. Birangira nyine mwabaye umusheri wundi. Yes, iyo film ariko ndumva nyizi. Iyo film ndayizi Akaga, ni na film numva yanditswe na Theogene niba ntibeshye. Hanyuma se dusobanuriye none Theogene. Nyuma y'iyo filme ubundi byatangiye gute? Ntabwo Jennifer tubwiye uko byatangiye, tubwiye uburyo byatangiye gute? Kuntu byatangiye twatuvuye muri ya lockdown ya mbere. Kuko nge muza usanzwe ndi umukinnyi wa filime, nkaba n'umu-DOP muri Decemblad. Hanyuma hari abasore babiri bari bafite projet yo gukora filime, ariko nta bumenyi bwinshi bafite. Ngiye baranyiyambaza ko twakorana, hanyuma tugahura n'ahantu bitwa Kibagabaga. Abantu benshi barahazi, n'ahantu heza cyane hakomeye. Icyo gihe hari ku cyumweru nari nsoje gusenga, icyo twasengaga kuri online. Byansabye yuko njya kureba abo basore hano bari biteguye kuza tuganire kuri projet bateguye n'abakinnyi. So icyo gihe nagiyeyo ngera kuri location Kibagabaga, ndenga ku rwibutso. Ngezeyo baranyakira, nari nzi abasore babiri, umwe yitwa David undi yitwa Janvier. So tujya muri salo. Tugiye kujya muri salo mbona Jenny bwari ubwa mbere ama chance gutya haze muri covid, ntabwo byo gusuzanya mu buryo bwo kwirinda yamaye chance. Mubonye mbona ni kizungerezi pe, numva umutima wanjye ubaye touched. Nuvuga ngo ukimubona bwa mbere wumvishe numvise akantu numvise hari ukuntu ufata nk'umusore wakoza muri nuza muri bya ni sinzi kuntu bayita, niba ari muri soke simbizi. Ukumva nyine amashanyarazi agukubise
nanjye namubonye numva akantu karankubise ariko sinabyitaho. Icyo gihe twaganiye kuri projet, mbabwira ukuntu bimeze, mbasona filime, urugendo rwa filime kubikora bitangira gutya, umukinnyi akina gutya, script yumva gutya, byose ndababwira. Hanyuma turataha. Dutashye icyo gihe ibihangane mbivuge nawe twaje kukureba uduha ku mayide ukuntu filime twayikora. Icyo gihe twakuye story ndagenda ndayidevelopa, hanyuma dupanga guhura. Icyo gihe uyu namukisha ari umugore wanjye. Ukuntu yitwa Wibabara Jennifer, igitangira namukisha yitwa Jenny. Njye nyine nitwa James. Filime turayikora tuba inshuti. Tuba close. Kuba close cyane icyabiteye uko twakinye turi close muri filime. Ari umugore wanjye n'umugabo we mutesa cyane. None muzo busanzwe tukaganira. Ariko nawe akajya nshotora. Akajya mpereza utuntu tw'utubiswi, utubombo. Niko yajyaga bigenda. Natubwire noneho utubiswi utwo tubombo. N'udushokora. Wari ugamije iki ubundi Jane? Yari umugabo wanjye. Kandi nagomba kumwitaho. Yabikoraga muri watumuhaga muri filme cyangwa se watumuhaga nyuma ya filme irangiye? Yatumaga muri shoot. Tuzanaga muri shoot. Muri shoot. Yes. Ni wewe nyine waduhaga cyangwa hari nabandi ufata neza cyangwa ni wewe nyine wari wahisemo kugura izo biscuit n'amabombo? Yajyanaga ku ruhande akatumpa. Ku ruhande. Nijye yize kuma utugifite tw'amasocks. Bivuze ko noneho bishoboka ko Jenny nawe yari yagukunze. Yego. Birashoboka. Kandi nawe mbivuge. Bivuge na kibazo. Kuko ahangaha turagira ngo nyine dusangize abakunzi banyu uburyo mwakundanye n'uburyo mwabonanye. Jenny araza kwivuga. Arabizi twigeze kugana kuri story yanjye nawe. Turabati reka twibutse ibihe byacu. Ukuntu twahuye, ukuntu twamenyanye. None sanga ibyo nakoraga nayo yarabikoraga. Icyo nakoraga ni iki? Nize kwegera petit frère. Dati shango nabonye umuntu umeze gutya no gutya. Yabona kabisa ni sawa. Kumbe naye sinkamenye ko yabibwiye inshuti ye ngo ngo nabonye umutipe umeze gutya no gutya. Urumva twakoraga ibintu bisa ariko nitubimenye. Ariko gusa ngiye ikintu nshaka kumenya ese ninde wabanje gukunda undi? Kuko birashoboka ko umukobwa yakunda mbere y'umuhungu, bikarashoboka ko umuhungu yakunda mbere y'umukobwa. Noneho mu rukundo rwanyu ndashaka kugira ngo mumbwire, urabona ko Jane hari utuntu tw'utubiswi yakuguriraga nyuma ya shoot, nawe yamaga amatike nawe ukagwatike, ariko nk'umudirector abandi satayo se niyo baga amatike wapi? No filime mwakoreshaga abantu mutabategera. Oya, hari ukuguha amatike ukarenzaho. Reka ngowe urugero, ahantu duha urugero, ahantu watahaga wagenderaga ngahe? 500. Yajya kuguha akagwanga ugasanga amaye 2,500. Abandi yabahaye 2, 3, abandi yaba 3 akama 5, 5 gutyo. None se cye akarenzaho niryari noneho waje kubona ko Theogene agukunda? Niryari watangiye kuvuga ati uyu musore ndashobora kuba nkunda? Niryari hashize igihe kingana iki mukinyiye filime? Niryari watangiye kubona ko agukunda? Yarakoze iki? Niki yakoze kugira ngo utangiye kubona ko agukunda? Hari hashize nk'amezi 4 turi inshuti. Muri inshuti bisanzwe? Nkajya kumva nkumva arambwiye ninjoro nyine urana muri SMS, nkunda umukobwa umeze nkawe witonda, ngo utanga keya nkawe. Ubwo urumva yari yaragize ate sori waranguze deja keya wari watangiye kuzimuha. Nabivuza bikora. Kuko n'igihe yize gukora gashya atuzanira ibiryo, kuko ngiye nkunda umugore uzi guteka. Ndayimuga ati ngiye nkunda umugore uzi guteka by'abakarusha. Kandi Jane akabaze guteka. Kandi akabaze guteka. Ariko nagaruka bivuze yata yarambwiye ngo nkunda umugore uzi guteka akabateka nkawe. Sikwambwiye niko navuze. Baso batari wankuze mbere. Iryo jambo yakubwiye se niryo ryakugaragarije ko agukunda? N'utundi tumenyetso nyine twinshi. Ngenda ndashaka kuvuga utumenyetso twanyeretse ko yankunze. Yes. Hanyuma nkamupropoza bikamenya cyagiye worosoro wabyukaga. Utwo nutuwe. Tubwiye nk'utumenyetso tubiri twakugaragarije ko Jenny kabisa yaguyemo. Yigeze kuzana udusokse tw'umweru nanone ndacyadufite.
nanze kutujugunya uracyatwambara cyatwarashaje turi aho ngaho nwambara imwe ko tutazasaza sinzi ko niba ari njye wavuze ati mbego tusoze twiza mbona bati ngo dutware ati seriously ati dutware mbona ndadutwara noneho mbona indi shuti azanye utubombo udushokola uduki noneho kuturya birananira ndase uyu mukobwa umaye utubombo niki ndatubika nyine nkajya mbireba nibaza impamvu amaye zibomba abandi nabahe noneho ngiye ratubika natureba just kutureba gusa sinafite nyine kandi hari n'abandi basore nari nandi basore yewe nabanandenze pe ariko noneho sinzi ko yamuhamagara ati Jane bona mwitaga Jane muri filime nubwo yitwa Jennifer ko yitwaga Jane ndabaza ko ngifite yabombo numva mbwiye nabi ngo wanze kwije se ngo uruzi bushiremo ngiye kandi kwibika just yari emotion nagize bite n'utunagiye amatwishi aho ngiye harandi rwose yaje turaganira ntabiteganyije ndamubwira ati nka blague ati wasansa mbona araje ati rukuruzi aririmo ese umuntu aguhamagara ukanga kuza bari rukuruzi urukundo aririmo ngiye icyo nakoze norose wabyukaga muri make ni ukuvuga ko mwarakundanye twese twarakundanye ariko we wamukunze wenyine ahubwo nawe yari yagukunze twarakundanye ariko akarusho ni wowe nabonaga ko ankunda cyane yes hano yagaragaje agashyari rwose muri kuri shuri okay reka noneho twihute dukomeze tuganirize abantu twihute dukomeze dusangize abantu uru rukundo rwanyu kuko hari abantu benshi nabo bakundana bashobora kubafatira urugero rwiza hari ibyo mukora turi buze kubigarukaho ariko noneho reka mbaze Jane ese Jane ubona Theogene arushiki abandi basore bashobora kuba mwarakundanye nabo cyarusha abandi basore yes kari byinshi se ni byinshi afite abarusha ntatumbwira nka bibiri so nahera birandenze nka bibiri ikintu cya mbere abarusha umutima mwiza abarusha ubugwaneza abarusha no guca bugufi hanyuma Theogene wowe ubona kuko niba wambwiye ko mumaranye hajya wambwiye ko mumaranye igihe kingana iki umwaka n'amezi 8 wa mwaka n'amezi 8 ariko birashoboka ko mbere hari abandi bakobwa wari warakunze tubwire niki ubona Jane arusha abandi bakobwa wakundanye nabo icyambere abarusha nuko mvuga kanyumva atega amatwi kandi bura umuntu atagira kumva biragoye gukora icyambere abarusha aranyumva ikindi arubaha cyane kandi ikindi arashishoza afite ubwenge bwe nabonye buhuye n'ibyifuzo byanjye yego okay noneho ikindi kibazo nabaza Jane ese Jane byanze bikunze ikiremwa muntu nikibura amakosa kandi umuntu ntabura amadefu ubona Theogene ari nkaya hemadefu akunda kugira amakosa akunda kugira amakosa se ni nk'iyihe defu ukunda kubona Theogene afite ikubangamira nayo gusa wenda nta utagira defu yes niyo ndi kukubaza ariko kuva aho twamenyaniye kirugiriye defu keretse ngiye mbona ntayo urukundo rwinshi ntubona n'amadefu ntuyabona siko nayabona ngiye kuko amadefu mvuga reka nguhe noneho ubona ari nk'iye kamere mbi afite ubona ari nk'iye kamere mbi afite kamere mbi urugero hari igihe umuntu cyangwa arayimisha konzi nta kamere hari igihe umuntu aba afite umujinya mwinshi hari igihe umuntu aba muri kamere ye akunda kubeshya yica igihe muri make nta muntu n'umwe utagira kamere mbi ubona ari nk'icyo kintu nayivuge nta kibazo
kivuge nta kibazo nta kivuga ariko nta kibazo. ntajya yica igihe ikindi nta kamere y'umujinya agira oya njye n'urugero nari nguhaye akoshereza uko ngiye kumugenzura koko ntayo ndabona ugiye kuvuga ko umwaka n'amezi 8 mu maranye ntayo ndabona iyo aho kugira ngo agire iyo kamere mbi cyangwa se nk'urugero uko wari umbwiye uko iyo nkari nk'ikosa nakoze turicara tukabiganiraho hanyuma se we nta kosa arakora aragukorera ayo makosa ntabwo yabura ariko yes ayo makosa rero nyine ayo makosa wamukoreye nayavuga niyo nshaka ko atubwira ese Theogene ni nk'aya makosa cyangwa ni nk'aya makosa akunda gusubiramo agukora sinzi naye nigeze kumubaza icyo kibazo ndabati mu bijyanye n'ikosa nakoze rikomeye namukoreye oya reka tufate ko ridakomeye yari indimi pe ahandi kuri kosa kabisa ati abirandenze reka dutandukane ariko hari ikosa nyine najya gukora nuko utarivuze cyane nawe ushaka kurivuga oya icyo kibazo ntago we ndakigera ndacyari kuri wowe Jane njye nta kosa arankorera ubu ikintu tutari kumvikanaho ni kimwe mu amezi umwaka n'amezi 8 mu maranye nta kosa Jane aragukorera nako nta kosa Theogene aragukorera ntaryo pe ntaryo nta niryo mbona kuyaba arenze ko yaba aranyuzuza ararenza oya ntago ari marayika none okay ntacyo reka Theogene we atubwiye wenda ararinyibutsa wenda ikintu cyinshi twakunda gupfa ni blague nyinshi cyane blague nyinshi cyane ashaka kuzana blague yashaka kumbesha tu gasa agiye kunkura umutima aho ko niko kantu zikari byo ko twe twarasiraga cyane nkamubwira wenda nabi ati ibintu ntabwo mbikunda kuzana blague umbesha kuya nkura umutima okay ubwo wowe ni nakadefo kuri we niko yakubu yarabiretse burundu yabicitseho ese Jane ni nk'irihe kosa ubona Theogene ashobora gukora nturyihanganira anciye inyuma ntabimbwire nkarindaho mbimenye ese hari umuntu ucinya ashobora kubikora yanze akambwira ati sheri mbabarira byagenze gutya na gutya nisanga byagenze gutya na gutya mbabarira ariko iyo mbimenye atigeze agira icyo ambwiraho ariko hashya koko niba kuko umukunda byanyabyo habanza hagashya nje uravuze ngo habanza hagashya bivuga ko nyuma wamubabarira sinzi nyine byaterwa nuko yitwaye nanza uko yakwitwara kose nge ndakubaza niki yakora ugahita utandukana nawe gusa niki cyatuma tuticara ngo tuganire ariko tuvuge umufasha aryamye mu buriri ari kumwe n'undi mugore gusa mwaganira iki kandi ubu umufasha nego ndamufashe ariko erega ubundi ubanza ukamenya impamvu yabikoze hagiye yabikora gutyo kubera wenda njyewe yabuze wenda nihugiyeho nta mwanya muha akubwira ati nabikoze kubera unyima umwanya ubwo se bamurenganya ariko muha umwanya nkamufata Theogene wowe ni nk'iriye kosa Jane yakora ugahita uvuga uti tujye ku divorce nanjye mufatanye undi mugabo of course nese umufatanye nawe kubera wowe ubura ko urukundo niba koko Theogene nawe Jane mukundana urukundo rwanya uva ngo ngewe kuki utakwihangana umufasha hari ukuntu wihangana bwa mbere bwa kabiri bikakunanira oya burareka nkubwire ngewe uwo nkunda ndamufuhira no kumubona byuze ari ahaganye n'umutipe cyangwa se undi mugabo byaba ikibazo tugomba kubiganira Jane atigeze ambwira ko ufite iyo defo bigaragara iyo defo ntayo narinze iyo ntabwo ari iyo defo imenye mu kiganiro uko n'ugukunda oya gufuha cyane ni defo urabe wumva ntituzahagararana hari inkundo nyinshi zagiye zirangira kubera gufuha ntabwo mfuha ko mutere ariko none ngiye ubu hari principe ngenderaho wenda urakunda uramurinda urana kino kiganiro dukoze nimara n'umuntu akansuhuza
uzahita uhatwika. nshaka kukubaza uriya muntu ese Jenny wowe ufuhira Theogene ahubwo aranamfura kurusha uko mufuhira yego hako nge ntabwo nakubwiye gutyo gusa menye ko ari undi mukobwa nyine muri kumwe. ese kuba Theogene ari kumwe n'umukobwa ibyo nibyo bigutera gufuha kuko bashobora kuba bariganye bahagararanye umuntu mwiganye umuntu mwiganye umuntu wiganye n'umugabo wawe ubundi ni iki ukurikiza kugira ufuhe ukurikiza uko ubabonye oya uko basanze ubu nahura namusanga mu ntebe yadusuye bameze gutya umwagetse akaguru ku kandi abo bantu bariganye nuko ari inshuti ziganye. ariko Theogene we yavuze ko niyo yakubona uhagaranye n'umuntu byonyine namubaza nyuma nkamenya yes nanjye nabanza kumubaza ngo ni mubyara we kuko namenye ko abaneshi bakubita inyuma ngo ni mubyara wanjye bakunze ko nta muntu ufu eske iyo umuntu mbere yuko umuntu afuha arabanza akabaza cyangwa arabanza agafuha mbere yuko urabanza ugafuha yes ngo atubwiye ko urabanza ukabaza reka ngurugero nanjye ngiye kwiyogoshesha ndavuga ati duhurire kuri salon de coiffure handi niyo nakoranye umutipe agatima kakubisemo ntabwo nakubeshya gakubisemo icyo gihe nati oya reka nekereze kabiri kuko njye nkunda gutekereza kabiri mbere kubaza cyangwa gukora ikintu ati ndamubaza mbere uko reka mbanze nekereze kabiri ukimya ngo mwarakoranye kuko naraverifye nsanga nibyo ariko buriya nsigaye ninye ijambo ngo mubyara wanjye iyo urimbwira twari kugera kure ababyara abenshi bakwita inyuma bagendeye ngo ni mubyara uzi musanganye mu nzu iwanjye iwacu n'umukobwa bameze gutyo tayari nahita nkatira mu cyumba nkabwashye ndagushaka hagahira mu cyumba nyine nk'amazi bimeze bite urumva ntago nahita mbasanga mu ntebe ngo he namuganda gushaka oya ndabizi wanjye arafuha cyane ndabizi inkuru y'urukundo rwose shiringo ngwiki inkuru uburyo mukundana uburyo turimo turabibona cyane kuri channel yanyu ese ninde wazanye icyo gitekerezo cyuko mwajya mufata urukundo rwanyu mukarushira hanze nabivuke n'ubu kuki wabikoze wari ugamije iki kuko akenshi abenshi bafata urukundo bakarubika bakaruhisha kuki wemeye ko urukundo rwanyu murushira ku karubanda ntabwo ari uvuga ngo nukurusha ku karubanda biriya kubikora ni mu buryo bwo gushaka imibereho nabyo birimo sinatinya kubivuga nabyo birimo ariko akenshi ni ugushaka kuvuga ngo niba turi couple ikina ayo mamuvi hari abatatuzi hari abadufata ukundi none reka tubereke the real image tubereke ati babandi mubona gutya bakina ari abaruzi ari abapfumu reba indi life babayemo niyo nayo ni intego ese iyo bababona noneho mukundana mupostinga commentaire akenshi zivuga gute commentaire hari akuntu za kuri channel yacu yego ese burya Karebu na Denise barakundana ngo narabivumbuye yego rata narabibonaga mwe mubifata gute mubyakira gute iyo mubonye message nyizo nuko hari icyo bidutwara sheri twe ntacyo bidutwara kuko nabari abenshi kuko ngiye nkoresha urubuga rwa Facebook cyane kurusha izindi social media rero abakurikirana filime dukinamo nundi bagiye babona mu postinga kenshi cyane none bakabikekera aho ngaho no dukreye ira YouTube channel ya T-Love and Jen nibwo babibonye ko noneho bigiye hanze bibaye official. Reka tujye muri kariyere murimo ya cinema urabona Jen akina film na Theogene agakina film ese Theogene uri umusinyasti ubona ari nkiyihe scene udashobora kwemerera Jen ko akina scene namwemera ko akina iyo udashobora kwemera ko akina cyane no gutinganya ya gukina ari gutingana iyo scene gukina ari gutingana n'undi mukobwa nabo nayemera iyo scene saba ko iyo scene yikinamo bama iyo kubera iki se kandi none se dukina turi abakobwa bakundana gusa nyine nibwo butinganya imvuga kuba ashobora kuba yakina ryamye n'umugabo wumva nta kibazo
hari n'iyo yakinnye aryamye n'umugabo mu buriri icyo nta kibazo bakinnye muri filime yitwa Rurashonga ndakeka icyo gihe Jane uryamye n'umugabo mukina iyo wabonaga Theogene mu maso wabonaga bimeze bite wabonaga adafuha kandi yatubwiye ko afuha ntabwo yafuhaga kuko arabizi ko ari akazi ni akazi kandi ni akazi kadutunze ni nk'iyo SMS utakwemera ko Theogene akina nayo ariko nanone nanjye iyo ngiyo yavuze ntabwo yakina akundana n'umuhungu ni n'ibintu bibangamye usibye ko wenda sinzi iba mu Rwanda byari byahagera ariko nzi ko ari ntabyo niba byarahageze simbizi ariko ibyo bintu rwose birabangamye Theogene ukibona Jane bwa mbere akina comedy wabifashe gute none mbere mu bintu twaraganiriyeho sinizo ko akina comedy kuko nabati se ibaze nito turi kumwe dutembereye hati dore wa mu comedienne numva kuri nje ari igiseba ariko naje guhinduka muri mind mbona ni impano ye muraye mubyumva ahubwo bandangira akazi gukina comedy nta kibazo Jane wese ni ryari wigeze mbona nta kibazo kabisa ndabati nta kine comedy nta kibazo Jane ni ryari wigeze kumva koko ufite iyo mpano yuko wakina comedy je numvaga ntacyo bintwaye gusa numvaga ntakora icyabangamira umukunzi wanjye umukunzi wanjye ntago namubangamira kuko njya no kwikina nabanje ndabimusaba arambwira ati nta kibazo ubona comedy ukina zitazabangamira urukundo rwanyu oya nta naho bihuriye kureka nkuhe nk'urugero mushobora kuba muganira ukatebya ukazanamo comedy cyane ibyo byo ntibikunda kubaho Theogene reka mbivugeho ibyo bintu bikunze kubaho ariko nje arabizi mu mahame tugenderaho nyuma y'akazi hari ubundi buzima tugiyemo of course arazi ko nkunda ibintu biri serious ubu seriye kabisa ni nkunda ibintu biri seriye rero anzanye ubukomedi yahita zishingukamo yes dusoza tuzofatanze ba Oxygen TV ndumva tuzongera gutumira bano ba Theogene na ba Jane bakatuganiriza gusa ikigaragara nuko koko bakundana byanyabyo ntabwo batubeshya ngaho noneho nimutubwire chano yanyu mucishaho ibiki yitwa gute kugira ngo n'abakunzi ba Oxygen TV bajye babakurikirana okay chano yitwa T Love and Jane abantu benshi kubyandika birabagora iyo batuye ngo ya channel yitwa ngo iki ngiye ku spelling mvuge alphabet kuri alphabet ni ta akadomo na L ndende na O na V na E love ta akadomo ijambo love bararizi and nawo Jane ni ja na E na ebyiri na I sese mbivuze nuko nono hajyaho hari video dufitenye na n'umukunzi wanjye tuvuga kuri channel yacu na content twajya dushyiraho content zitandukanye hajyaho short movies hajyaho nizo pranks hajyaho n'ibindi byinshi bitandukanye ni turavanga muri make ibyo byose kandi tuzabibaha tuzatanga utuvideo tw'inyigisho guprankinga sheri wanjye nkamuprankinga n'ibindi niba nabivuze nabi niba atari prank ibyo nkabikora niki wabwira abakunzi ba Oxygen TV haba bakubona muri comedy zica kuri Oxygen ndetse n'abakunzi ba Jane na T Love murakoze icyo nababwira nk'abakunzi ba Oxygen TV ndabasaba imbabazi nanabinginga wenda sinzi umuntu ashobora gukina ugasanga umuntu haza ati nanga ukuntu runaka akina nko mu musozi w'amaganya ukuntu bavuga ngo ndi umugome sindi umugome urunyita umugome basambabarire ariko ikindi mbasaba rwose muduhe subscribe kuri T Love and Jane munadusharinge na comment zanyu ariko cyane subscribe Imana izabaho umugisha yes murakoze cyane Jennifer ndetse na Theogene turabashimiye bakunzi ba Oxygen TV ndumva tuzanya kubagarura muzagaruka muzatugarure ariko bamenye ko ninjye witwa T Love witwa Jane babimenye
ikindi gihe nimugaruka tuzamenya inkomoko y'ayo mazina aya ese yaturutse cyane cyane nk'izina T-Love byaturutse abenshi mushobora kumva ngo icyayi cy'urukundo n'ibindi tuzongera tubatumire badusobanure neza kandi turabashimiye mwakoze kuza ya mwakoze namwe murakoze. Ciao, ciao.